ya coach nabajije Manzi muri press conference abanyarwanda batangiye gukritika imitoreze ya Adel Amrouche yigereranye niyo mu mwana mufite mbere. Manzi ni umuntu uzi gusubiza, yavuze ngo umutoza afite ibintu bishya yatuzaniye ariko ntiyahita bishyiramo byose, ubyumve neza, ngo aracyagendera ku byambere yasanze ari nako agerageza kudushyiramo filozofiye nshya. Bandi magambo reka mbyite ikintu Samir avuze ko hari igice cyo kudropinga form ku bakinnyi na nivo bakinagaho, ariko hari n'igice cyo kuba harabaye lack of continuity. Ndajya muri fact, no kuvuga ngo ikintu cyose bisa naho ari akagozi ka niba uzi hari wari wabona nk'umugozi nyamugozi wakoranywe ikintu cyangwa akantu kagifashe, iyo wacitse bagashyiramo akantu navuga ngo ko kunganira gusa ko gufasha muri icyo gihe. Niyo mpamvu ujya wumva bakoresha ijambo transition, inzibacyuho. Mu mitoreze y'Amavubi turi mu nzibacyuho, ntabwo tukiraho twari turi. Umva impamvu tutagihari, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none koza tubigana na Ruben Ngabo match irangiye, Eric yatwibwiriye ngo remplacement ya Gelete ahari yo tuza kuba twabirebye neza twari kuba twakoze Ruboneka gushyiramo Gelete. Ndagira ngo njyana hano humve profile y'umukinnyi muri equipe iyo ari yo yose ibizwi, iyo umaranye nawe igihe uba waramumenye uzi icyo yaguha muri match. Uyu munsi wa none kuba hakirimo kuba umutoza amurusha avuga atari ko Gelete ufite iriya tushe, ufite iriya baro ku kirenge mu myitozo siwe mwiza kurusha Ruboneka. Aracyafite gushidikanya, aracyari kwiga iyo kipe. Mu gihe undi yari afite ahantu yayigejeje. Exactly, nkunganire gato urabyibuka atsinda Bene urabyibuka tumubaza impamvu yazanyemo Ruboneka asimbuye Ruboneka kazamura intensity ya match, ino yaribwiraga arakubwiye ngo kumbaraga afite ashobora kuba ahantu hose, so ibyo twagezeho yabirinda. Ahari wa mugani harakenewe iyo profile ya Ruboneka. Hari turi muri transition y'umutoza ukiri kwiga abakinnyi n'imikinire yahindutse. Mu byumve gutya nk'ubu ngubu wenda tujye mu yindi detail ifatika ku mpamvu z'aba bakinnyi babiri, reka ndeke kuvuga amazina yabo, ariko umwe akina mu bwugarizi, undi akina muri zone z'abakina kuva hagati basatira bashaka ibitego muri equipe nationale. Reka ndeke amazina yabo ku mpamvu zabo. Mashirangiye ya mbere ya Nigeria narababajije ko mwari mwaragize ikintu cyo gutuza ikipe yose mukayataka mukayishyiraho umubiri, uyu munsi byagenze bite? Barambwira bati umutoza kuri match ya Nigeria atubwira ati mwitonde, mwishoye kuri Nigeria yaguhana cyane. Bivuga ngo approach yari yazanye muri iyo match itandukanye n'ikintu umutoza uyu nguyu dufite wa undi wa mbere twari dufite yavugaga. Manzi yadusekeje na Ruben Ngabo, Manzi yatubwiye ni mugoroba asohotse muri press conference ngo ubundi mu mutoza wagiye Torsten ngo yajyaga ababwira ngo mugende mukabute. Gukabuta ni ijambo ni slang y'abanyamupira. Gukabuta nka kumwasirikare nyine avuga ngo mugende mukonkaringe nyine mubasange Torsten nta kipe yatinyaga. Ni Nigeria mujeyo muyatakire muri buka uyu Nigeria yaratatse turataka muri bukandi Kigali Bene irataka tukataka ikagishyiramo tukakora tukaresponda tukishyura. Aho niho abanyarwanda bahera bavuga bakumbuye dadi nyine ari kugenda utuntu twose yiga Nigeria mu kumenyera kwa Torsten yahuye na match ya Zimbabwe ni Afrika y'Epfo nta muntu wamutsinze. Hari yarakimenyera ariko yabanje match mikari muri Mozambique. hari kuba Adel Amrouche amaze igihe gito mu ikipe y'igihugu, ariko hakabamo ikintu nakwita ikipe y'inheritance, ikipe yasanze n'ibyo yari igezeho. Umwango Torsten yabaye umunyakuri, abwira abakinnyi b'Abanyarwanda ntabwo turi Brazil,
turi muri campaign ya world cup qualifiers, ntabwo twibwije ukuri, ntabwo u Rwanda rwajya mu gikombe cy'isi. abyibuka mbikubwira uburyo narwanye n'abanyamakuru muranyumva byafashwe nabi ariko Tugendana neza. batangiye mu kubona ko ari bantu byo. bavugaga bati turiyo urimo urabyumva. Reka ndangize iyi point. soza umize amasegonda mirongo itatu Reka ndangize iyi muri point. akantu nikorera. Niyo mpamvu yababwiraga ngo mwikure y'igitutu ntituri Brazil. Niyo mwagenda mugiye gukapucaringa bakabakubita counter attack, ibyo twari twiteze ntibibe ari byo, nawe uri buze kutuvera. Ntimwirenganye. Uwo bita Adela Mrush atangiriye akazi yabaga itemba muri pressure. yasanze ikipe ari iya mbere rero. Ni wangu